Hello guys, uyu munsi ngiye kubereka ikintu wakora ubaye uri kohereza amajwi kuri WhatsApp bikanga. Urugero wenda umuntu akoherereje akantu kari kuvuga ariko wowe urashaka kukamwoherereza ngo nawe kagende kari kuvuga bikanga. Ese ibyo bintu wabikemura gute? Wenda uraje kuri WhatsApp yawe ugiye kukohereza, murabona uruntu ruri guhita rwitambikamo, ntabwo byakunda kuwohereza akantu karimo kuvuga. Murabona ko nta kintu wakora ngo woherereze umuntu akantu kari kuvuga. Wabigenza ute rero? Uraza kuri WhatsApp yawe, application ya WhatsApp yawe, ugakanda ukagumizaho. Wamara kugumizaho urabona baguha utuntu twinshi, tukana hano handitse app info. Kuri kano kantu k'akazeru karimo akantu kameze nka i, ukahakanda. Wamara kuhakanda ukajya hano handitse ngo force stop, ukahakanda, ugakanda kuri OK. Ugahita ujya kuri storage and cache, ukahakanda. Ugahita ujya kuri clean cache, ukahakanda. Ugahita ugaruka ukajya kuri permissions. Ugahita ujya kuri microphone, ukahakanda. Ugahita ujya kuri allo, naho ugahita uhakanda. Iyo umaze kuhakanda uraza ugasubira kuri WhatsApp yawe, ukajya kuri wa muntu ukoherereza amajwi byari byanze, ukareba koko nimba byakunze. Ukohereza. Muri make urabona yuko uburyo mberetse buba buri gukunda. Wenda ari nka ngacurange numve ko muri make ibintu byagenze neza. Hello, how are you? I'm Kevin Technician. Murabona ko mu by'ukuri buriya buryo burakunda rwose nta kibazo. So nawe nimba byari byaranze bigerageze kuri telefone yawe, nibikunda umbwire muri comment, kandi nanone nibinanga unyandikire kuri WhatsApp kuri nomero nabahaye mbashe kugufasha. Thank you for following Kevin Technician.